mama no gufata kerezi ariko oya sinkuburiraga Hennessy. I don't know why kuno baby wamfasha amatwi kuno wimanukira nka mobi za kibadashi nubwo twana twose mbona twigize udushaka ifu kuri lenge. Ndagushuhuje wowe wakoze subscribe kuri Technology TV official. Ndagushimiye wowe ukomeje kureba ama video yacu kandi nawe ukomeje kuduha ibitekerezo, ndabigushimiye cyane. Njyewe nitwa Mwesige David. Aka kanya nje kukubwira uburyo warinda WhatsApp yawe ntihagire umuntu uyihakinga, ntihagire umuntu uyijyaho utamuhaye uburenganzira. Ntago nje kukubwira uburyo washyiramo password kuri WhatsApp, ahubwo nje kukubwira uburyo wayirinda ku buryo umuntu atayihakinga, ibyo bita guhakinga. Tudatinze cyane nabasobanurira uburyo wagenda ukadownloadinga GB WhatsApp. Uragenda ukinjira muri Google Chrome, wamara kwinjira muri Google Chrome ukandikamo Android Waves, wamara kwandikamo ugakomeza, ndetse n'iyo video nayo bakureba uko wareba uko wadownloadinga GB WhatsApp. Ugenda urebe mu mavideo twabanjije urayibona. Hari andi mavideo nagiye mbakorera uburyo wakoresha Facebook ari free ukareba amavideo n'ibindi, uburyo wakongera umwanya wa storage cyangwa umwanya wa telefoni yawe. Abantu mufite ikibazo ngo telefoni ngo zabaye ntoya ugiye ushyira ibintu runaka, barakubwiye ngo telefoni yuzuye. Ni gute yuzura rero? Uzagende urebe n'iyo video nayo urebe uburyo wakongera umwanya wa telefoni yawe cyangwa uburyo telefoni wayikoresha ikamera nka computer. Ubundi GB WhatsApp ifite ama service menshi cyane kandi menshi cyane. None rero uyu munsi nje kukubwira uburyo, dore ikintu cyiza cya GB WhatsApp. Dore ni iki ngiki, ni imeze nk'iyo bita yo WhatsApp. Urabona ko ifite mu gihe nuza WhatsApp Messenger cyangwa WhatsApp Business ifite yuko ifite chat na status na calls byonyine, ariko ikiza kingiye ifite chats, groups, status, calls. Ubwo rero GB ifite ama service menshi cyane nko kudownloading ikintu runaka. Urugero nk'iyi foto, dore ndakora hano hasi, urabona ko aha hasi no kuyidownloadinga. Mbese ubwo wenda reka nshyiremo akantu kaka kantu wenda urebe. Iyo nkoza ngaha urabona ko aka kantu kanditsemo save, ndakiye kuri kukabona. Uretse wenda nkagushyira mu ibara ry'icyatsi. Urabona ahantu handitse save. Ikiza uhita ukandaho ukabura yemeje ukabikuyeho, udownloading ibintu nta kibazo. Ibyo sinze kukubwira, ahubwo nje kukubwira uburyo warinda WhatsApp yawe ntihagire umuntu uyihakinga, ukayishyiramo secret. Ese ubundi wamenye gute ubundi nimba WhatsApp yawe hakinze? Reka tugende noneho. Uraza ukandi kuri kano kantu hano hejuru, ndakiye kuri kukabona aka kantu, utwo tudomo dutatu ukandeho. Numara kukandaho uze urahita ufata hano handitse setting. Dore ngiyi setting, ukoreho. Numara gukoraho uraza ahantu handitse ngo account private security change number, ukandeho. Numara kukandaho turasanga utuntu tungahe, utu twose. Reka nukwereke, sorry, dore ngo utu twose ngiye kukagusobanura buri kamwe ku kandi gutyo neza. Akambere kanditse privacy nyine ni nko gushyiramo password ukayishyira yigenga. Icya kabiri ni security, byandi usangamo password n'ibindi. Icya gatatu ni two
step verification niyo nje kukubwira. Icya kane ni change number. Ushobora kuba namba yawe ushaka kuyikura kuri WhatsApp ugashyiramo indi. Ntabwo wakiri gufata ugenda udownloading ide WhatsApp ngushyemo iyo numero. Uhita ucanga handitse change number ugandika ahambere iyo haciye uhita ugera barakugangandika old number, nomero zawe zirimo zabanza wari urimo urakoresha kuri WhatsApp, hepfo hagatandika new number, noneho nimero ushaka gushyira kuri WhatsApp ugahita ubyemeza, noneho bikabyana request account form, amakuru nyine ya account yawe, delete my account, noneho ushaka gusiba account ya WhatsApp yawe ne ikavaho burundu nahanga hanyuma waca. Ariko njyewe inje kukubwira uburyo warinda WhatsApp yawe ntihagire umuntu uyihakinga. Reka nsubire inyuma mbanze nkubwire ubundi wamenye ute nimba umuntu yaba yahakinze telefone yawe. Okay, tugeze aha ngaha urabona ko kano kantu aka kantu njyewe nje kukubwira uzaza ukande, sorry gato, uzaza ukande kuri kano kanaka. Reka makande, ni makanda urabona ko aha ngaha ni makanda bikaba bimeze gutya, bivuze ko nta muntu wahakinze telefone yanjye. Avuga ngo Mwesige David WhatsApp contact, iyi niyo ubundi ibi ngibi nibyo bigaragaza ko nta muntu wayahakinze. Ariko wenda niba kwereka ko bimeze gutya ukinjira kuri hari ahantu nciye beretse mwereke, ugakanda aha, wamara kwakanda bagahita bakuzana kano kantu kameze gutya do, kagiye kakandi kamukanyira ka akandi kantu kandi kakandi mukanya kajemo nyine. Kariya kantu yo kajemo karimo akantu kazamo kizengurutsamo nyine, biba bivuze ko telefone yawe yahakinzwe. Ariko iyo batarayihakinga bimeze gutya nk'uko iyi ngiyi imeze. Hari igihe wenda nk'umugore mwamubana akeneye kumenya amabanga yawe yo kuri WhatsApp, yahita afata iyi nuza akayihakinga WhatsApp yawe, naka message bakohereje akazibona, ikintu cyose bakohereje naho akakibona. Ubwo rero widore ikintu uzakora noneho kugira ngo uhite uyirinda. Noneho icyambere uzaza ukore ahantu kuri account, numara gukoraho ukomeze uze ukora kuri hano twari twageze kuri 2 step verification uzakoraho. Okay, njyewe kwa ko nayishyizemo reka mbanze nyikuremo, kuko iyo wayishyirezemo ukandanga kuri disable, reka mbanze nyikuremo kugira ngo tuyitangirane noneho. Okay, dore uzakanda hano kuri 2 step verification ukandeho, uzasanga bimeze gutya nyine. Uhita uza ukande hano handitse ngo enable. Uzahita uhita ukanda, ndakeye kuri kukabona noneho mba ndi kugushyiramo utu fresh kugira ngo ukaburebe neza. Enable uhita ukandaho, numara gukandaho bazagusaba imibare. Reka njye nshyiremo imibare wenda iyi ngiyi. Bahita bakubwira ngo hano inyuma barakubwiye ngo yishyiremo, bahita bakubwira ngo ngera uyemeze, confirm your pin, ongera uyemezemo password yawe. Ubu ndabyemeje. Hari igihe biba bikubwira bakakubwira ngo ushyiramo email yawe, ushatse si wayishyiramo, ariko ikiza no gushyiramo email yawe kugira ngo niwibagirwa iriya mibare uzinjiye kuri email yawe bahita bayiguha. Email yawe niyo ushyiraho, wamara kwishyiramo uyujuje ugakanda next, ukongera ukayemeza. Ukongera ukayemeza.
ugakanda save. Ubu ngubu ikintu cya nyuma nsigaje gukora ni ikintu bita dani yonyine. Iyi ngiyi iri hano hasi ndakiye kuri kukabonaka, reka mpite nkoraho dani. Ubu byarangiye. Ushobora kuba ushaka noneho guhindura ya mibare. Dore ahantu uzaca, dore ngaha, reka tuhajye turebe. Dore ngaha uzahita wandikamo imibare ushaka nyine. Reka nshyiremo yindi nari nashyizemo ndebe. Urabona ko ni ugushyiramo indi mibare mbese uko. Ushaka guhindura noneho ya email yawe washyizemo cyagiye, noneho dore ni ahangaha wahita ucamo naho ukandika email yawe bikarangira. Nuko nk'uko warinda WhatsApp yawe ntihagire umuntu uyihakinga. Icyo ni icya mbere. Aka kabiri, ukeneye kugira ngo telefone ntihagire umuntu uyihakinga, tuzasubira inyuma tuza hano hantu handitse ngo, ahantu handitse ahangaha. Okay, aho ngaho nituhakora, reka mwenda makore urebe. Ahangaha niho mu kanya nemaze kubabwira. Ahangaha umunsi bazaba bamaze kuyihakinga nta kintu na kimwe. Ubundi telefone yawe WhatsApp ni imbere nzima izahora imeze gutya, ariko nubona hari icyahindutse kitameze gutya, ujye umenya ko bamaze kuguhakinga cyangwa abantu bakoresha WhatsApp yawe ari abantu barenze umwe. Reka nkubwire neza yuko kandi ukeneye kugura abasubscribers, ukeneye kugura viewers, watch time ndetse na subscribe, followers kuri Facebook, like kuri Facebook page n'ibindi byose, ndetse na Instagram, ibintu byose bijyanye na social media wansanga kuri WhatsApp nangiza nkakugurisha, ndetse iyo uguze byinshi turagukaturira. Ndakwizeza ko ibintu byacu ni original kandi rwose bimeze neza. Ubwo rero ukeneye kugura abasubscribers, like, viewers, watch time ndetse n'ibindi wifuza kuri Facebook, kuri telefoni, ikintu cyose waba ukeneye kuri telefoni, ukeneye kumenya kuri telefoni, nyandikira WhatsApp umbwire, cyangwa unyandikire munsi hasi muri comment umbwire ngo nkeneye kumenya iki ngiki ngiye kuri telefoni. Ukeneye kumenya iki kuri we kuri telefoni, noneho icyo ari cyo cyose unyandikire umbwire, ndagusobanurira. Nitwa Mwesige David, channel aracyari Technology TV. Reka ntuzacikwe na video y'ubutaha. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.